ntago meze nk'abantu bivuguruza abo mfite mu kiganza nawe uzaba nkuramo iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu sinzabarangarana Ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngiye kugupfa iyo utinze birapfa umuntu niki kumwibuka cyangwa se umwana w'umuntu kumudenderera washatse kumugira nk'Imana rurema wamuhaye ubwiza bumeze nk'ubwawe haburaho hato cyane. Wow. Yes, twongeye kubasuhuza mwebwe mukomeje gukurikirana channel ya Hishura Official ndetse namwe mudahema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye. Yes, ni wa musore wanyu Victor ugenda ubazanira impano zigiye zitandukanye, ugenda barebera ko ibintu bigiye byifashe hirya no hino 5 kuri 5. Yes, turi kumwe n'umutumirwa umeze neza cyane, umutumirwa ubona ko ibintu bya bivanye lokale abishyira international. Yes, nkwibutsa gukanda subscribe, like, comment and share kugira ngo tujye twibanira mu biganiro bigiye bitandukanye. Ko harakaye mwana Papi ndago narakaye uziko nibutsaga abakunzi nkavuga ati kikihebe kazi noneho turi kumwe watangira wibwira abadukurikiye. Okay, murakoze mutwa Gikundiro Kevin. Gikundiro Kevin. Yes. Rero hano kuri Hishura Official tumenyereye ko umuntu tumbwira ngo yivuge tukumva yivuze ukundi kuntu, wowe ntago barizwa muri ibyo. Okay, amazina nayavuze ni ayandi. Okay, ndi umwe mu bakobwa Imana yahisemo. Umuntu acyumva ijambo Gikundiro Kevin umuntu ki? Okay, ni umuntu w'igikundiro. Ndi umukobwa w'igikundiro cyane ukunzwe na benshi. Yego. Haramutse hari umuntu ufite iyerekwa yaritambutsa. Yego, yaritambutsa nta kibazo. Yaritambutsa. Ubwo bivuze yuko ugize ngize ute none se aho kugira ngo n'ubundi tujye kure kujya gutera ubureza bw'ibanza waretse nkaritambutsa n'ubundi kujya mu giye kujya kuritambukiriza yiriye. Okay. Nimba ari ububandi bwanjye urabuzi iritambutse nta kibazo. Yewe no kubyiwa byaranze muri no sabana batunzwe no kubyiwa nasabiriza ngewe. Kubera iki byanjye? None se ko wajya mfite DNA y'umusigati. Sigati mbambona ubwo wakurusha kubyiwa. Ntago nasobanukirwa Gikundiro wari we. Neza ubwo ntago namumva neza. Barambwiye ngo umuntu ugira igikundiro yego ndabyumva. Ariko se umuntu acyumva ijambo Kevin, akibona Kevin hano kuri ekara cyangwa se kuri kamera. Yasobanukirwa gute Kevin ati Kevin nyimubona amese mubona miki dusobanure muri makeya. Okay, Kevin ukimubona umubonamo umukobwa mwiza. Umukobwa mwiza kandi wo muri kare. Wow. Ikindi icyo wabona kuri Kevin ari sociable n'abantu bose. Uraza kumbwira Kevin mu busanzwe akunda iki mu buzima busanzwe ubwo tuvugiye hamwe akunda iki yanga iki? Okay, Kevin mu buzima busanzwe ngiye nkunda abantu, nkakunda n'ibyo abantu bakora, ndetse nkakunda n'ibyo nkora nanjye ku giti cyanjye. Kevin ukiraho ngaho uretse ukunda ibyo ukora mu buzima busanzwe ukunda ukora iki? Mbere na mbere ndi umunyeshuri. Ariko kuba ndi umunyeshuri hari ibintu nyine bindi nkora bijyanye n'iki? Okay, nimba atari ibanga ariko ndi umufashion. Ikindi okay, ibyo wiseka uri umufashion. Yego, ndi umufashion. Ko njya nkunda kumvisha abantu impano cyangwa se ikintu kiri mu bantu hano imbere ya kamera. Hano turi bufashoninge
basi reka nkwereke n'ubundi wa fashions abagendeye mu ndirimbo Okay. nushaka unandirimbire basi ndirimbira nk'indirimbo ujye ukunda gufashoninga cyangwa ujye ukunda mu buzima busanzwe. Okay, njyewe nakubwiye ko ndi umufashion ariko hagati aho ndi n'umuririmbyi. Wow, ubundi aho ngo niho nashaka kugwa rero. Tukiri aho ngaho makapera indirimbo yose ushaka yaba sekira gospel nta kibazo. Okay, ndi umugospels. Nta kibazo. Hari akari. Uri umugospels cyangwa ukunda gospel? Nkunda gospel. Okay. Hari akaririmbo nkunda kavuga ngo ntago meze nk'abantu bivuguruza. Twagiye. Karavuga ngo ntago meze nk'abantu bivuguruza, abo mfite mu kiganza nawe uzaba nkuramo, iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu sinzabarangarana. Ndumva nagarukira aho ngaho. Korozwa natwawe. Kubera iki wahisemo kuba wavuga ngo ukunda gospel? Sekira yo ivuga iki? Okay, sekira ntago nyikunda cyane kubera ko gufata indirimbo ziri aho nyine zitari gospel birangora. Nta nubwo naziperformingamo neza, ntago nzikunda muri make. Ariko nazo ndazifana. Biramutse bibaye ngombwa yuko cyangwa se ugize amahirwe yo kuba wakora music, wumva wakora sekira cyangwa wakora gospel? Nakora gospel. Ariko se ubundi nta ndirimbo uri kuri platform zawe? Wapi? Yego. Umusanzwe se ubundi music ugiye ibara nk'ikintu wazakora mu gihe runaka? Okay. Ibu mba numva ko na nyuma yo gusoza kwanjye mba numva nzaririmba pe. Uzakora music cyane. Biramutse bibaye ngombwa cyangwa se kugirirwa amahirwe yuko ubona management kano kanyo kiyiga, wumva wakora music cyangwa wabanza ugasoza? Ntayikora. Wayikora. Wumva wabibangikanya no kwiga bigakunda? Iyi ntabishobora cyane. Biranoroshye. Nabishobora. Ujya gukunda music, ujya gukunda gospel, hari abantu batwespira cyangwa se tweferaho. Nkawe nka Gikundiro Kevin, ninde muntu we artist hano mu Rwanda watumye wumva kunze gospel cyane cyangwa se artist? Okay, nakuwa bye bwa mbere ubundi nkunda Amy Fox. Jya ndirimbira akarimbo ko mu gitabo. Niyo kaba ari akarefure n'igice gusa ko mu gitabo wumva gatuje wowe kakubohora ko mu gitabo, kugira ngo twinjirane noneho na gospel. Noneho tuvuga ati nkunda gospel. No kuri titre y'Kigali tuzandika nkunda gospel. Twagiye. Sibo wanyinjije mu mwuka we. Njyewe ntabwo nabishobora, ariko wowe akaririmbo uri bwumve wowe kakubohoye ko mu gitabo uririmba ukumva urahemutse ukavuga ati aka kantu iyo nkaririmbye numva mbohotse. Akaririmbo ko mu gitabo bana yanjye reka nkubwire. Hari indirimbo nkunda ariko ndanayitinya. Nta kibazo. Indirimbo nkunda ariko ndayitinya. Kubera icyo uyitinya? Impamvu nyitinya okay, iratinyitse kuyiririmba. Urumva? Ntabwo nyine ntabwo akwiye kuririmba, ntabwo ndi nta n'umuntu gusa nyine kuko yashyizweho tugomba kuririmba. Nta kibazo. Okay, iravuga ngo njye ndi umukristo. Nta kibazo. Njye ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngiye kugupfa. Njye ndi umukristo nzahora ndiwe mu
bintu byose ngiye kugupfa. Iyo utinze birapfa. ushobora kugenda bigapfa. Okay, na kubera icyo ugesemo, kubera iyo ndirimbo uvuga kwitinya kuyiririmba. Impamvu nkitinya, nta muntu ubundi bihamiriza ko ari umukristo. Abantu bo ubwabo nibo babihamya. Wowe se ubwawe nkawe nka Gikundiro ujya wumva we muri wowe uri umukristo? Kuko sinzi ari agatero kazamo nyine umukristo umutima agashyiraho mu mutima. Wowe muri wowe wumva uri umukristo wowe? Okay, tureke ba Vicky ko baguhamirije ko uri umukristo cyangwa nzi ntabwo numva ko ndi umukristo. uri iki rero? Okay, njyewe icyo nzi cyo nuko ndi umwana w'Imana. Ndi umwana w'Imana ariko ukora ibyo ishaka se? Oya, ntabwo nkora ibyo ishaka. Ntabwo nkora ibyo ishaka pe. Ariko ni iyihe mpamvu iyo ukurikije life yawe cyangwa se uko ubayeho ubona ari iki gituma udakora ibyo Imana ishaka? Ni isi mbi. Ni isi mbi. Kuri wowe wumva bigukundiye? Wumva bigukundiye ni ikihe kintu uzi nawe wiyiziho wavuga ati iki kintu kiramutse kincitseho cyangwa se kirekeye kumbaho byashoboka ko nakora ibyo Imana ishaka? Okay, njyewe ikintu cyanshikaho nkavuga ko nahita nkora ibyo Imana ishaka keretse mvuye mu isi. Uvuye mu isi? Naho ukiri hano mu isi uracyari umunyamabi? Nyiri hano mu isi rwose ndacyakomeje. Kevin, akahe kantu kigeze kubaho kuva avuga kugera wagera ngaha wakibuka ukiseka? Nakibuka nkiseka. Cyangwa wigeze gukora? Nigeze gukora. Okay, ni twinshi ariko nakubwira akantu. Hari ukuntu mu rugo bakutuma guhaha, bakakwandikira ibyo ugiye guhaha ku gapapuro, bakaguha n'amafaranga. Bigeze kubinyandikira, ngeze mu nzira ndavuga ni umuntu mukuru nkanjye, urumva ntago gusa nari mukuru, umuntu mukuru nkanjye ni gute ushobora kumfata ukanyandikira ibintu? None reka mbisome mbifate mu mutwe, nkajugunye pe. Okay, ndabisoma ndakajugunya. Maze kukajugunya ngeze mu rugo, ngeze kuri boutique aho ngiye guhaha, ndahaha ndapakinga, ngiye kwishyura nsanga najugunya amafaranga yo kujugunya agapapuro. Ako kantu ko nyine narisetse inyuma nyine ndanababara. Ni ikihe kintu gishobora kukubaho mu buzima bwawe kumva yitakarije icyizere cy'ubuzima? Nzo nitakarije icyizere cy'ubuzima. Nagenda nitakarije icyizere keretse napfuye. Upfuye nibwo nyine cyaba gitakaye burundu, ariko ubu buri kamwe kose mpora numva icyambaho cyose sinshobora kwitakariza icyizere. Ukunda Ikinyarwanda? Yego. Uri umunyarwanda? Ndi umunyarwanda. Jya ukubwira ijambo risubiremo. Nasibaza. Uraryica urahita uririmba? Oya. Yego, niko bimera. Icyo gice kigiye gikunda kubaho hano muri Hishura Official. Iyo rikunaniye kurisubiramo uhita uririmba. Yego? Yego, nasibaza. Twagiye. Kandi noneho urandirimbira indirimbo imwe mu za ba Dorcas ngo wishaka. Ugiye kumbwira ngo shimya rushasijwe. Urasubira gatatu ndetse. Shimya rushasijwe. Shimya rushasijwe. Bivugira kuri mikoro? Ndabishoboye. Bishoboye se kandi utari wabivuga? Bisubiremo. Subiramo nanjye nsubiremo. Ntabwo ndi busubiremo. Shimya rushasijwe. Bivuge neza. Shimya rushasijwe. Ijwi? Ijwi nyine. Nabishoboye na. Ahantu bari ahababoheye.
nimba barahababoheye mugende mubwire umuntu wahababoheye hababohore. iyo ni indirimbo ntago ari indirimbo. oya ngo bavuga ngo ahantu barahababoheye. ahantu barahababoheye ngaho uririmba. ahantu ndirimbe kandi ntabishoboye. ntese abishoboye. ahantu barahababoheye. vuga twumve. Kinyarwanda cyane. ntago uri umunyarwanda. reka twiririmbire rero. turirimbe. aha rero wambwiye ngo turirimbe indirimbo ya Badrocas. ubu guhitamo indirimbo no kuvuga ngo ahantu barahababoheye byakunaniye. kandi ntabishoboye. bivuge twumve. ahantu barahababoheye. egera rega mikoro. ahantu barabahaboheye. ngaho uririmba. turabimenya nyuma. ibuye ryo kwizera yamaye niryari guhusha Goliyati, ntibyashobokaga kunagara kandi data ari umwami. iyo bakubwiye Vestina na Dorcas, iyo wumvishe Vestina na Dorcas baririmba cyangwa se bameze kuriya, utekereza iki kuri plan yawe? ntekereza ko sininya kuvuga gusa na Dorcas. ntabwo ndi bubitiye. ninjye muntu wa mbere ubikubwiye. byashoboka. ndi bukwereke n'undi muntu musa muri kiganiro. ikintu mpita niyumvamo, numva ko ibintu byose bishoboka kandi nanjye ndashoboye. ba Dorcas nabo ntabwo ari kuri abavutse, nta nubwo ariko batangiye, ahubwo niko byaje kugenda. iyo rero mbonye baririmba bameze kuriya, nanjye ni icyizere ko byazaza gucamo. ni irihe jambo, ni ibihe bihuha n'ayahe makuru ujya wumva hanze bavuga Kevin kandi atari ko Kevin ameze? ibihuha Kevin ni umusitari. ibyo bintu nyine baba babeshya. ni ikihe kintu bigeze kubwira ababyeyi bawe kandi cy'igihuha ukumva neza none uriyanze kandi atari nacyo kibi? nigeze kujya gusenga. amateraniro ya nijoro. umuntu abwira mama ko atariho mba nagiye, ahubwo mba mfite ibindi nagiyemo. ibyo bintu nyine njye n'umutima wanjye numvaga nyine ko ari ibihuha, ariko umubyeyi we ntabwo bitewe n'ababimubwiye. byarambabaje ubundi muri make. byarambabaje kumva umubyeyi yakurekura ugiye gusenga, nyuma bakamubwira ati umukobwa wawe ntabwo bagiye gusenga, afite ibindi yagiyemo. hari umuntu nigeze kuganira nawe arambwira ngo Kevin yavamo umuntu usuzugura mwiza cyane. ubivuga iki wowe? wapi, njye ntabwo navamo umuntu usuzugura. nubaha ikiremwa muntu, kandi iyo ubaha ikiremwa muntu nta nubwo uba ugomba kugisuzugura. ntabwo njya nsuzugura pe. gusa hari ukuntu ukora akantu umuntu akabibona ko wamusuzuguye. nanone ntabwo wabuza abantu kubona ibyo ngibyo. yego sure. watubwiye ko ukunda Krizo n'umugore Sharon Gatete, wongera utubwira nde wundi nabo ngabo? ni irihe jambo wabwira Krizo kano kanya? ntekereza yuko nubwo ataba agikurikiranye kino kiganiro kano kanya, reka ashaka kuzakireba. ndahamya nashidikanya ko ashaka kuzakireba. si Krizo ndasigwa? yego gira ijambo umubwira. Krizo ndamukunda cyane. na madamu we ndi umufana wabo. ikindi kandi ndabakunda cyane. ikintu namubwira ni uko mfana ibikorwa bye, ndamukunda. nkunda couple muri make, nkunda n'ibihangano bye byatari. umuntu ashaka kwitegereza akibaza ngo Kevin ni umwana wa kangahe iwabo?
ese ubu ndabivuga ngo iki? Okay, mu rugo turi abana batanu. Mu bana batanu turi abakobwa 4 n'umuhungu umwe. Ariko uwo muhungu ni twin wanjye, ni impanga yanjye. Ufite impanga? Yego. Famutwite. Tubivuga se kuri kamera batari kubyumva. Ne yayerekwa natambukije uri agaciro. Ingaho komeza umbwire. Okay, rero iyo mpanga yanjye nje nawe turabanyuma. Yego, turabana. Uri bucura. Ntabwo ndi bucura kuko niwe gatoya. Niwe gatoya. Niwe gatoya. Ore gakuru. Ngende gakuru. Gakuru uzi kuntu wahamagara nituzadubura no nzamvuga ngo waswa. Waswa? Cyo ni ikihe kintu? Ni Ikinyarwanda. Nzakigusobanurira nyuma. None se waswa? Iyo wumvise izina Vicky utekereza iki muri no career ya industry ya music cyangwa se muri entertainment? Izina Vicky ngiye muzi ko ubundi ngiye nari muzi nk'umunyamakuru kandi maybe nibyo. Noneho ikindi muziho nuko akunda gukoresha abantu interview kandi zikagira umumaro mu gihe kizaza cyangwa nicyo kiriho. Sure. Uramutse ntago mbikwifurije, ariko uramutse ubonye ukabona ko bibaye ngombwa ko utagikomeje amashuri, ubona ari ibihe bintu wahita ujyamo? Nahita njya muri music. Ese Kevin ko ukunda music cyane, uramutse bibaye ngombwa ko music utakiyikoze, wakora iki kindi? Nakora iki kindi? Okay, nakora fashion. Hagize umusore mu gihe kizaza uzagutereta cyangwa se umugabo, atuvuga umusore w'umuhinzi, yego, akaza akakubwira ko agukunda, wabifata gute ukanabimenya ko ari umuhinzi? Umuhinzi, okay, njiwe namwemera, sibyo? Ariko ntago nahinga pe, ntago nahinga, twajya duhingisha. Biramutse bibaye ngombwa ko nta bushobozi buhari bwo guhingisha ariko hari ubushobozi bwo kuba wajya mu murimo ugahinga, shangiye ibyo nanabihakanye. Wabihakanye? Nabihakanye pe. Bakunzi ba Hishura Official, murumva ko umukobwa wacu nyamureka muntu ushaka kuzamupropoza amujyanye mu bintu bijyanye no guhinga, mbaye ngushyiriho akantu katowa rwose ugane ahandi. Ndabeshya Kevin? Nagubeshya. Reka nkwereke rero, twongere twiririmbire. Tugiye kongera twiririmbire. Ugiye kunkubitira akaririmbo kamwe, ubu ni nzino nomite nkubaza ikindi kibazo. Hari indirimbo nkunda ivuga ngo umuntu ni iki kumwitaho. Iratangira ngo kera kose umuntu yari he, isi n'ijoro bitari byabaho, umuntu yari mu mugambi w'Imana kandi ibyishimo byayo byari ukuzabana n'umuntu yaremye. Umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa se umwana w'umuntu kumugenderera. Umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa se umwana w'umuntu kumugenderera. Washatse kumugira nk'Imana rurema, wamuhaye ubwiza bumeze nk'ubwawe, haburaho hato cyane. Wow. Kiri jambo ubwira abakunzi ba Hishura Official mu magambo make? Ijambo nabwira abakunzi ba Hishura Official nuko ahari ku bwanyu,
abakeneye kumugana ni karibu, arahari kandi yagufasha uko ubishaka. Yes, tugenda tugana ku musozo, waba ushaka kugira itafari ushyira kuri muzike y'uyu mukobwa cyangwa se ari igitekerezo ushaka gutanga, nta kindi usabwa, kanda subscribe, like, comment, ubundi ubyandike muri comment uvuge ngo uyu mukobwa akeneye iki ngiki cyangwa se nkeneye kuba namuha support imeze uko nguko. Yes I Kevin, Karama, ndagushimiye wakoze kwitabira ikiganiro. urakoze cyane. Kwababaye? Oya, ntabwo ndababaye. Yes, tugenda tugana ku musozo. Yari wa musore wanyu Victor ugenda ubazanira ibintu byiza gusa. Ciao ciao.